Ese wari uzi ko kuri iyi si dutuye hakiriho abantu bageza ku myaka 100 bagifite imbaraga, batekereza neza kandi bakibasha gukora ibikorwa bya buri munsi? Aya si amahirwe bagezeyo kugeza kuri iyi myaka, ahubwo ni ibisubizo by'imibereho yabo ndetse na siyanse. Uyu munsi reka turebere hamwe amabanga 3 yemejwe na siyanse ashobora kugufasha kuramba no kugumana ubwonko bukora neza igihe kirekire. Ibanga rya mbere ni uguha umubiri igihe cyo kwisana, sleep and fasting. Ubushakashatsi bwa siyansi bugaragaza ko gusinzira igihe gihagije bifasha ubwonko kwikuramo imyanda y'uturemangingo, harimo na poroteyine zishobora kugira uruhare mu ndwara yo kwibagirwa. Ikindi kandi ni ukugabanya igihe cyo kurya mu buryo bugenzuwe, intermittent fasting. Ibi rero bifasha uturemangingo tw'umubiri kwiyubaka no kwisana. Mu yandi magambo, umubiri wawe ni nk'imashini ikenera igihe cyo gusukurwa no gusanwa kugira ngo ukomeze gukora neza. Ibanga rya kabiri rizagufasha kuramba muri ubu buzima ni ukwiga ibintu bishya cyangwa se gukoresha ubwonko bwawe buri munsi, neuroplasticity. Iyo wiga ururimi rushya cyangwa se usoma igitabo ukiga ubuhanga bushya, ubwonko bwawe bukora imiyoboro mishya y'uturemangingo twabwo cyangwa se synapses. Ibi ni byo siyansi yita neuroplasticity, ubushobozi bw'ubwonko bwo gukomeza kwiyubaka no kwihindura. Uko ukomeza kwiga niko ubwonko bwawe burushaho gukomera kandi bugatinda gusaza. Ibanga rya gatatu ni imibanire myiza n'abandi, social connection. Ubushakashatsi bwerekanye ko abantu bafite inshuti nziza, umuryango ubashyigikira cyangwa se abantu baganira nabo buri munsi, bwagaragaje ko bakunze kugira ubuzima bwiza kandi bakaramba kurusha ababa bonyine. Guhorana stress no kwiheba bishobora kugira ingaruka mbi ku buzima, mu gihe urukundo, ibyishimo n'imibanire myiza bifasha umubiri n'ubwonko gukora neza. Ari nayo mpamvu nkatwe nk'impamba y'ubwenge twifuza kubaka umuryango w'abakunda gusangira ubumenyi n'ubwenge. Ndabashimiye cyane kandi mukomeze gushaka impamba y'ubwenge izabafasha kubaho neza no gutekereza kure.